nashira nk'ibihe byacu ahora witeka yahozeho umwami ni uriho nashira nk'ibihe byacu ahora witeka singigihembwe rwashire nashira nk'umwaka singikinyejana singikinyagihumbi ahora witeka singigihembwe rwashire nashira nk'umwaka singikinyejana singikinyejana singikinyagihumbi ahora witeka ahoraho ahora witeka umwami ahoraho ahora witeka niwe tangiriro ahora witeka akabiherezo ahora witeka umwami ahoraho ahora witeka Yes, yahozeho kandi azahoraho nashira nk'ibihe byacu uwo mwami ahoraho iteka. Hano ku bugingo bwiza TV turabakirirwa abadukurikirana ku bugingo bwiza TV, reka tubifuriza amahoro y'Imana aho muhereye haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Twizere ko mumeze neza, birashoboka ko uyu munsi tuvugana byaba bitameze neza bitewe n'impamvu runaka, ariko reka tubahumurize tubabwire yuko Yesu aracyakora uko yarakira n'umunsi niko akiri. Rero murabona yuko turi kumwe n'abantu benshi, reka tubakirana ku bugingo bwiza batubwire ko gahunda zimeze. Nanjye ntago ndamenya ibyo ari byo, ariko tugiye kubahereza umwanya. Reka duhere kuri wa mugabo uturi imbere, aratubwira amazina, atubwire n'igitumye arahangaha kugira ngo tubane tuziranye. Aratubwira amazina yawe. Nitwa Nahiki David, aba ari nge perezida wa worship team ya hano mu Kabagari. Hanyuma tukaba dufite igikorwa ku itariki 15, dufite igiterane cyo guhembuka 15 z'ukwa gatanu. Ubwo ni ku cyumweru. David, uri umugabo se cyangwa uri umusore? Ndi umusore. Uri umusore, urakoze cyane. Twakomeje vuba vuba twihuse. Murakoze. Nitwa Bizimungu Moses, nkaba ndi umuramyi muri worship team mu Kabagari. Imana igabane umugisha. Murakoze cyane. Yego. Haleluya. Amen. Nitwa Ngabonziza Jonathan, nkaba ndi umuramyi. Turashima Imana. Uri umusore Jonathan? Ndi umusore. Mayi. Ase muri abasore. Yego, twagiye kuri mushiki wacu. Haleluya. Amen. Haleluya. Yego. Nitwa Tuyishima Deline, nanjye ndi umuramyi, ndi imbato, ndi umukobwa. Yego. Deline. Yego, ko umucuranzi wacu. Yesu nashimwe. Amen. Nkuko mubibona rero nitwa Felix. Ubona ko negera inanga. Oya nibyo. Ni umucuranzi wa worship team hano mu Kabagari n'ubundi. Yego. Ndi umugisha. Yego, murakoze cyane. Yego, twakomeje. Yego, nawe. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni Mutuyimana Fortune. Nanjye ndi umwe muri mu baramyi bakorera mu mudugudu wa Kabagari. Ndi umukobwa. Yego, Fortune. Haleluya. Amen. Amazina yanjye ni Christella Humure. Ndi umuramyi muri worship team ya Kabagari. Yego. Ndi umukobwa.
murakoze cyane. Murabona rero ko turi kumwe n'abaramyi basengera kuri ADPR Kabagare, kandi n'abantu b'abakozi b'Imana Imana yahamagaye kugira ngo bayikore mu gihe gisa nk'iki. Hano rero ni ku Bugingo Bwiza TV, amazina yanjye nitwa Hirwa Aime, hanyuma ku majwi n'amashusho ndi kumwe na Sam. Reka tubifurize amahoro y'Imana kandi tubahaye ikaze mwebwe mu dukurikira umunsi ku munsi, mutwereka yuko turi kumwe, muduhereza ibitekerezo n'inkunga bijyanye, turabishima kandi tubahora tubasengera tubasabira ku Mana giteka kugira ngo ibahe umugisha. Reka rero tubane, ariko reka tubanze dusenge Imana kugira ngo kino kiganiro cyacu tukiragize Imana, Imana imanukire ku bana natwe. Hanyuma umwe muri mwe rero ajya kudusengera. Teresa, dusengera Imana iminota mike, hanyuma tubahe Imana dusenge. Turagushimiye Imana, tugushimiye ko uri umunyembabazi nyinshi, tugushimiye ko wadukunze tutarabukundwa, tugushimiye ko wasize ubwiza n'icyubahiro ukemera dupfira twebwe abari kure y'amasezerano, ukatwigiza hafi, ukaduhindura abaragwa b'ubwami bwawe. Waduhinduye abaramyi, waravuze ngo waturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, ariko kugukorera kwacu bukwiriye. Nta kindi tubereyeho no kukuramya no kuguhimbaza. Ubuzima bwacu bwa buri munsi ubu bwo kukuramya no kuguhimbaza, kuko uri Imana ikwiriye ibyo ngibyo. Turagushimiye rero, tweretse gahunda yose dufite uyu munsi, tweretse iki kiganiro kugira ngo bane natwe, udushyigikire, uturinde imbaraga mbi zose z'umwijima, maze ukuboko kwawe kwineza kubane natwe. Uru kubane natwe rero kuva dutangiye kugeza dusoje, mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Arakoze cyane Perezida kudusengera ndetse no turagiza Imana kugira ngo ibane natwe muri iki ikiganiro cyacu. Reka nawe tumwifurize umugisha w'Imana kugira ngo Imana imuhe umugisha. Hanyuma se Perezida, niyo muvuze abaramyi mwumva byumvikana gute mu matwi y'abantu? Abantu babyumva gute? Kuko mukora umurimo w'Imana w'uburirimbyi, ariko stile sinzi uburyo abantu babyumva. Mwebwe mukurikije nko ku ma stage muhora cyangwa se n'ahantu mugena muzenguruka no ku mudugudu musengeramo, mwumva abantu babyakira gute? Abaramyi abenshi badufata nyine nk'abantu baramya Imana, kuyihimbaza. Mu materaniro ho ntabwo hari itandukaniro tuba dufite n'amakorari, kuko hari umwihariko wa korari, hakaba n'umwihariko w'abaramyi. Korari zo zishobora gutanga ubutumwa mu ndirimbo runaka zifite ibitero runaka, ariko umuramyi we aba yemerewe gukoresha indirimbo yahisemo runaka, ariko bitamugombye gusaba ngo ibitero cyangwa ibintu byinshi. Umuramyi rero uko badufata nyine bumva ko ari abantu bashinzwe gushyushya abantu mu rusengero. Bumva nyine ko ari abantu nyine bashinzwe ibyo bintu byo kuramya Imana. Abantu bakabyumva, ariko ubona nyine abantu barabyumva neza. Ubona abantu babyumva, kuko n'abaririmbyi basanzwe n'abaramyi, kuko bo barimo barahimbaza Imana. Ariko igisobanuro cy'uburamyi, umuramyi ubundi ni muntu ki? Ni umuntu umeze gute? Murakoze. Ubundi kuramya ni iby'umukristo wese, ntabwo ari ibya bamwe. Umukristo wese, umuntu wizera Yesu ni umuramyi, kuko kuramya ni ubuzima bwa buri munsi. Kuramya ntabwo bivuze kuririmba. Ubuzima bw'umukristo bubaho mu kuramya, kuko ijambo yavuga ngo turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo, iyo yiteguriye kera. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wese wizera Kristo w'umwami n'umukiza
biba bisobanuye ko ubuzima bwe ni ubwo kuramya. Ugenda mu nzira uba ugomba kugenda uramya Uwiteka, wibuka imirimo, kuba uriho ni Uwiteka, kuba ufite ako kazi ufite ni Uwiteka, kuko nyine ibiri mu isi ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. Yego. Kandi ingingo zacu zose zibe zihimbaza Imana. Umuramyi rero ni umuntu wese, kuko kuramya ni ubuzima bwa buri munsi bw'umuntu. Yego. Arakoze cyane. Reka tubibutse ko iyi ari worship team ikorera mu Kabagari ka ADPR, nibo twabanye kuri uyu munsi. Hanyuma mugiye kutwongera indi ndirimbo dukomeze n'izindi gahunda nyuma. Nukuri Mana yanjye jyewe ndayemera, nta kizayinkuraho. Naho nanyura mu misozi miremire, nzi ko azayihindura amataba. Nukuri Mana yanjye, nukuri Mana yanjye jyewe ndayemera, nta kizayinkuraho. Naho nanyura mu misozi miremire, siko azayihindura amataba. Nukuri Mana yanjye, nukuri Mana yanjye jewe ndayemera, nta kizayinkuraho. Naho nanyura mu misozi miremire, siko azayihindura amataba. Nta n'icyo nzakora, nta n'icyo nzakora, nzazamura ibendera, mvuga icyo Mwami wankoreye. Kuko utari umuntu, kuko utari umuntu, maze ngo witiranye icyo wageneye ku buzima bwanjye. Nta n'icyo nzakora, nta n'icyo nzakora, nzazamura ibendera, mvuga icyo Mwami wankoreye. Kuko utari umuntu, kuko utari umuntu, maze ngo witiranye icyo wagenye ku buzima bwanjye. Ni ukuri Imana yanjye ngenda yemera, kandi nta kintu kizayinkuraho. Naho nanyura mu misozi miremire, nzi ko izayihindura amata. Perezida worship team. Worship team yanyu imaze igihe kingana iki? Yatangiye ryari? Murakoze. Worship yatangiye 2014. 2014 nibwo yatangiye. Ese Perez, mu mbero yanyu ni iyihe?
imbere yacu niyo gukorera Imana, kwamamaza mwumva ubutumwa bwiza. mwifuza okay kwamamaza ubutumwa bwiza birumvikana. Iyo muririmba murimo muramamaza ubutumwa bwiza bw'Imana buba burimo buravugwa. Murifuza kugera ahantu hameze gute? Muri future yanyu ni iyihe? Birumvikana umuntu wese aba afite intumbero runaka, kandi akenshi nta muntu utekereza kugera ahantu hafi. Yego. Umuntu wese aba yumva yagera kure, umuntu wese aba yumva yatera imbere mu buryo bw'umubiri, ariko twebwe cyane mu buryo bw'umwuka, kuko hari ingero tugenda tubona z'abandi babikoze bagatera imbere. Natwe rero intumbero dufite, aho twumva dushaka kugera, mu bitekerezo byacu intumbero dufite ni nziza kandi tuzazigeraho. Dufite intumbero yo kwamamaza ubutumwa bwiza, ariko ntibiherere aha mu Kabagari, ahubwo ubutumwa bwiza ku isi yose, kuko Yesu yaravuze ngo nuko mugende. Yego. Muhere i Yudaya kugera ku mpera y'isi. Bisobanuye ngo ntabwo ubutumwa mubuvugaho muri gusa, ubutumwa bugomba kuvugwa kugera ku mpera y'isi. Yego. Intumbero dufite rero ni uko mu ivugabutumwa ryacu ryagera ku mpera y'isi. Yego. Yego. Arakoze cyane. Hanyuma uraza komera mikoro undi muntu mubaze, wenda wohereza uwo musore, ariko ndaza kubaza n'undi muntu umwe. Nk'iyo wenda uri mu kazi, ntekereza ko ufite akazi. Nk'iyo uri mu kazi abantu ukababwira ngo uri umuwoshi team, babyakira gute? murakoze. Akenshi iyo mbibabwiye, kuko umurimo ari uwo kuramya no guhimbaza Imana, akenshi nyine ubibabwira mu buryo bwo kugira ngo bereke yuko ari ukuramya Imana. Kuvuga worship mu magambo ya Kinyarwanda ntabwo babyumva ko base babyumva bisaba kugira ngo bibabwire mu Kinyarwanda cyumvikana ko ari ukuramya Imana. Uko mbese ari umuramyi, mbese umurimo wo kuramya Imana. Ubwo rero bibabwira mu buryo bwo kugira ngo nk'ubu ngubu nk'urugero ku kazi narabatumiye, arabona agiye ntumira bati muzaze dufite igiterane kuri tariki 15 worship yo mu Kabagari, cyangwa se group ishinzwe kuramya Imana no kuyihimbaza. Tuzaba dufite igiterane cyangwa se igitaramo. Aya mababyumvishe cyane bavuga ati tuzaza, barabinyemereye. Rero muri ubwo buryo ni ukubabwira ko ari ukwamamaza ubutumwa bw'Imana mu buryo bwo kuririmbira Imana. Murakoze. Arakoze cyane. Subiza mikoro perezida. Icyo kintu wari ugikomojeho ngo mufite igiterane, bisobanure wenda abantu kugira ngo abantu badukurikirane ku Bugingo Bwiza TV. Hano dukurikiwe n'abantu benshi, haba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda. Dufite abaterankunga mu bihugu bigari, mu Burayi n'ahandi hose. Rero badukurikira uko bwije n'uko bukeye. Iki kiganiro kirahita kirebwa n'abantu benshi cyane. Rero birumvikana hari umuntu ushobora guhita yumva icyo kintu muvuze agahita yihutira kuzaza kuri uwo munsi. Perezida, gisobanure ngo mufite iki? Niko mugenzi wanjye yarabivuze, dufite igiterane. Dufite igiterane cyo guhembuka ku itariki 15 z'ukwa gatanu. Ubwo ni ku cyumweru gitaha. Yego. Hanyuma ubwo mboneyeho no kubwira abantu bose uko guhembuka nyine umuntu hahembuka umuntu waruguye umwuma. Birumvikana. Hahembuka umuntu waruguye umwuma. Kandi ibihe turimo, ibihe isi irimo, ni ibihe nyine bikakaje imitima myinshi ya benshi,
dukeneye guhembuka. Hari umuririmbyi yavuze ngo Uwiteka we hembura umurimo wawe hagati muri twe. Hanyuma rero natwe turashaka guhembuka kuri uwo munsi, bazaza ari benshi, byateguwe neza, hanyuma dufatakanye guhembuka kuri uwo munsi. Yego, abakunzi b'ubugingo bwiza TV turabatumiye mu giterane cya worship team mu Kabagari, kizaba ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Birumvikana ko ari ku cyumweru gitaha saa 8, sibyo? Kizatangira saa 8 nyuma y'amateraniro ya kabiri, kisuze mu masaa 12. Rero turabatumiye ahantu hose muherereye, wakwifuza kubatera inkunga, wakwifuza kubasura, wakwifuza kubagenderera, kuri uwo munsi turabatumiye kugira ngo muzaze tubane. Ni igiterane cyo guhembuka, kandi buri muntu wese nekiza ko akeneye guhembuka. Makuru mbeze neza, Ego. uje mu kanya, ngaho ibwira abantu. Nitwa Niyomunga Deborah. Yego. Abandi umurondekazi. Abandi niba muri worship team. Muri worship team. Deborah, ni umukobwa ariko. Cyane. Se Deborah, nk'ahantu wowe uba wiriwe, nk'ahantu ukunze kuba uri. Ese ubundi barabizi kuri umuramyi? Barabizi. Barabizi? Yego. Barabizi kuri umuramyi. Babyakira gute Deborah? Bumva ari igitangaza ku myaka yanjye. Urubyiruko rwinshi ntabwo bafite ikibazo cyo sinzi nimba ari ubuzima bubagora, nimba ari satani, sinzi, ariko kenshi baba bafite inyota y'iby'isi. Yego. So baratangara kubona nkorera Imana mu myaka yanjye. Mu myaka yawe. Yego. Ariko kandi biranatangaje. Biratangaje kabisa. Biratangaje kubona urubyiruko benshi hano hanze. Dufite urubyiruko rurimo rurafa cyane, yaba abakobwa ndetse n'abasore, barimo barishora mu bintu bitari byiza, mu biyobyabwenge, mu buraya ndetse n'ibindi byose. Biratangaje kubona rero umuntu ufata umwanya agakorera Imana abikunze. Kandi mbibutse yuko gukorera Imana, hari igihe abantu bavuga ngo barimo barakorera Imana ariko mu by'ukuri batabikunze, hari impamvu runaka ibibateye. Ariko rero iyo ukoreye Imana neza ubirimo, ni ikintu gitangaje. Kandi koko kubona umuntu ukijijwe neza muri iki gihe ni ikintu gitangaje. Kandi mbibutse neza ko ari byo bintu byari bigize gute bikwiriye. Perezida, tugiye kubaha indirimbo imwe, hanyuma dusoza ikiganiro cyacu. Ya soko ya maraso yawe ninjiye mono swita ndagushimaye suku bwayo nara babariwe. Ya soko ya maraso ninjiyemo no swita ndagushimira Yesu suku bwayo nara babari. Ya soko ndagushimira Yesu suku bwayo nara babari. Ndagushimaye suku bwayo nara babari. Ndagushimaye suku bwayo nara
isoko y'amaraso yawe ninjiye munozwa ibyaha, aravuga ngo kandi ndagushimira yuko yambabariye. Hanyuma rero Perezida, ni ikihe kintu wasaba abantu badukurikiye? murakoze. Icya mbere twabasaba, muri uyu murimo dukora dukenera ibintu byinshi, Yego. byinshi bitandukanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko icya mbere twabasaba muri iki gikorwa dufite cyo ku cyumweru gitaha, turabasaba ko bazaza tukifatanya muri icyo giterane. Ikindi haba inkunga y'ibitekerezo, y'ubutunzi, iyo ari yo yose twayakira, cyane kudusengera, kuko dukeneye ko igiterane tuzakora kizakiriramo indwara, kizahembukiramo abantu, ndetse umuntu uzahagera arushye akaruhuka, ku buryo ataha nyine yumva hari ikintu cyakoretse muri we. Ibyo rero bisaba inkunga yo gusenga kugira ngo Imana izaze ibane natwe. Hanyuma n'inkunga y'ubushobozi iremewe cyane, kuko ntabwo turagera ahantu wenda hahambaye cyane. Dukeneye nyine inkunga, kuko hari ibindi bikorwa dufite imbere dukeneye gukora kandi bikenera imbaraga z'ubushobozi. Yego. Hanyuma rero kuri 15 inkoko niyo ngoma, abantu bazaze turamye Uwiteka, kuko ari icyo twaremewe. Tuzagira ibihe byiza. Uratanga na nimero ya telefone kugira ngo abantu bazifuza kuyoboza bazaguhamagare baramutse batahazi. Okay, nimero za telefone ni 078 60 69 525. Izo nizo nimero dukoresha. Yego. Ni ukuvuga ngo umuntu aguhamagaye ahita akubona cyane. Dufashe umwanya rero ngo tubashimire kubwo ubwitange bwanyu, mwafashe umwanya wanyu mukawuduha kugira ngo tubane muri iki kiganiro. Tubifurije umugisha w'Imana. Hano hari umusore wifashe neza. Umucuranzi wacu, we nta kintu watubwira? Gira ikintu ubwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Na bintu byinshi bivuge, ariko hari icyo nakongera wenda ku byavuzwe. Yego. Nukubararika n'ubundi kubararika kugira ngo baze mu cya gitaramo, ko bizaba ari ibintu byiza cyane. Yego. Dufite n'abashyitsi, ntabwo babwiye, dufite abavugabutumwa beza, dufite korali nziza. Mufite n'amakorali? Niye korali mwatumiye? Korali ntabwo ndi kwibuka izina ryayo neza. Perezida ni ye? Ariko perezida yatwibutsa. Tuzabana na korali yitwa Hisopu. Hisopu ikorera Kiruhura. Mwigisha? Mwigisha yitwa Nshimyumukiza Manase. Okay. Yego. Mwe murumva bizaba ari ibintu byiza cyane. Turabararitse, ni karibu. Oya, bazaze rwose. Bazaze muri benshi. Bazaze. Kandi kwinjira n'ubuntu. Twebwe ntabwo twishyuza. Okay. Murakoze cyane, turabashimiye. Dufashe umwanya kugira ngo tubashimire mwebwe mwari mudukurikirana ku Bugingo Bwiza TV, kandi umwanya wanyu mudukurikiraho, kandi mufata amamega mutanga kugira ngo mubashe kubona ibiganiro byacu, ndetse n'amafaranga mutanga kugira ngo ubutumwa tubahereza bubagereho umunsi ku wundi. Turabibashimiye ubutunzi bwanyu mutanga, reka tuve Imana ibahereze umugisha. Hano rero hari ku Bugingo Bwiza TV, twari turi kumwe na Sam, abangaba na worship team ikorera Kabagari ADP. Dufashe umwanya ngo tubashimire. Murakoze cyane. Imana rero ibaha umugisha mu myiteguriro murimo. Imana ibashyikire haba ku mafaranga, haba mu bitekerezo. Imana ibahereze abaterankunga, kandi Imana iyo muterankunga mukuru dufite yagutera inkunga ibintu bigatabyemera. Imana iguteye inkunga ibintu byakwemera, kandi turabyizeye. Uyu ni umurimo w'Imana turimo turakora, muhumure, Imana izabigenza neza. Turabishimiye.
kandi nekeza ko abantu bari bubone kino kiganiro bari bubishime. Murasa neza cyane, muri abantu b'abagabo. Asante sana. Rero tubasezeyeho, nekereza ko tuzasubira tuzahurira muri kiriya giterane, tuzaba twawukereye, imishanana ibintu byose bizaba bimeze neza, amavuta yose azaba ari yose. Rero murakoze cyane kudukurikira no gufata uyu mwanya mukara kino kiganiro. Imana ibahereze umugisha. Shalom, 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 shalom.